Ndagusuhuje mukunzi w'ibiganiro by'ubutumwa bwiza dutanga mu buryo butandukanye, burimo cyane cyane uburyo bw'imbuga nkoranyambaga, aho dukoresha YouTube, tugakoresha Facebook, tugakoresha WhatsApp, Instagram, mbese uburyo bwinshi butandukanye, ariko kugira ngo mbese ubutumwa bwiza bugere ku bantu benshi, hanyuma abantu bamenye ukuri kandi ukuri kuba bature nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Nta kindi rero tuba tugamije, nyine ni icyo, ni ukugira ngo abantu basobanukirwe ibihishe mu ijambo ry'Imana batabwiwe cyangwa batamenye mu madini atandukanye bagiye babarizwamo. Ibyo tuvuga natwe twabaye mu madini, ariko ntitwamenye ukuri kwabasha gukiza imitima yacu. Mu by'ukuri idini ikintu rikubwira gusa ni ibifitiye inyungu idini. Rikubwira ko ugira ibyo utanga kugira ngo insengero zubakwe, abapasiteri babone amafaranga, ariko icyo ukeneye ntukibona. Ndashaka kuvuga icyo ukeneye ni igiki. Ukeneye mbere ya byose kubaho ubanye n'Imana amahoro, kubaho uzi neza ko uzajya mu ijuru, kubaho umutima wawe ukubwira ko nta kibazo ufitanye n'Imana. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri ni ukubaho nanone utekaniye mu ino si, ariko umutekano utari uw'isi, umutekano n'ubundi uva ku iyo Mana wamaze kwiyunga nayo. Baragushuka rero bakubwira bati tanga ibi n'ibi, nubitanga Imana izakwemera, ahandi atizagukubira. Ariko ntabwo gukubirwa iby'isi byaguhesha amahoro, n'ubundi ntabwo ababifite ari bo babayeho neza, ahubwo kubana n'Imana nyine amahoro ku bwa Yesu Kristo ni isoko y'ubugingo buhoraho, ariko ni isoko yo kubaho neza mu isi. Ibyo rero nta biba mu idini. Ibyo bintu biri mvuze bikomeye, amahoro ava ku Mana umuntu atunga ari mu isi, ariko n'ibyiringiro bizima bihesha ubugingo buhoraho, ibyo mu isi nta bihari. Nongeye rero kunezezwa no gusangira nawe ijambo ry'Imana. Amagambo turi busome cyangwa turi buganireho ari mu Baroma, igice cya 3, umurongo wa 21 kugeza ku wa 24. Ni amagambo avuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kuva ku Mana kwahishuwe, kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamye. Ngo niho gukiranuka kw'Imana abizeye bose bashobora no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kubera ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Ni amagambo ahari kuri benshi abari mashya, hashingiye ko abantu babwiye ko bazashaka gukiranuka kuvuye mu ngeso zabo cyangwa mu mirimo yabo, bakakugeraho bikabahesha kubana n'Imana amahoro. Nyamara ayo magambo yaravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Ni ugukiranuka kw'Imana rero, si ugukiranuka kwawe cyangwa kwanjye cyangwa kundi muntu ari we wese, si ugukiranuka umuntu aheshwa n'ibyo yakoreye mu idini cyangwa yakoreye hanze yaryo. Mvugo nshatse kuvuga iki? Ya mirimo bakubwira ukiranuka aho mu rusengero siyo yaguhesha uko gukiranuka. Ya mirimo yo gutanga ibya 10, ya mirimo yo gutanga amaturo, kwa gusenga kwawe no kwiriza ubusa, mbese bya bindi kwa kuririmba muri korali no kubahiriza gahunda zayo, imisanzu yayo ukayubahiriza n'ibindi, si ibyo mvuze, si n'ibyo ijambo ry'Imana rivuze. Nta nubwo rivuze ibyo ukorera hanze, kwa kubana neza n'abantu, kwa gufasha abakene, kwa kuba inyangamugayo, ntabwo nanone ari byo mvuze. Ni ugukiranuka kuva ku Mana kwahishuwe. Impamvu nanone bivuga ko kwahishuwe ni uko kuhishe ku bantu benshi, ariko kwarahishuwe, Imana yarakwerekanye. Ngo niho gukiranuka kuva ku Mana abizeye Yesu Kristo baheshwa no kwizera Yesu Kristo bose ari nta tandukaniro. Nta tandukaniro bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko uko gukiranuka ukwakiriye abakunganya na mugenzi we. Ntabwo abantu bakurushanye, kubera ko ni ugukiranuka baheshwa n'Imana mu gihe bizeye Yesu Kristo bakaguhabwa ari nta tandukaniro. Kandi ubwo ari Imana igutanga koko, birumvikana ko kutaba kurutana, kubera ko si uko abantu bakorera. Abantu barushanwa mu byo bakora, ariko iby'Imana itanga byo ntabwo twabirushanyaho, kubera ko nyine n'impano tuba duhawe.
ni ugukiranuka rero ngo abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo batakurushanya, ngo kubera ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ngo ahubwo batsindishizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Birumvikana ko no gukiranuka mpabwa no gutsindishirizwa. Nge naratsinzwe, nawe waratsinzwe, hashingiye ku gicumuro cya Adamu, hashingiye kuri kamere y'icyaha tuvukana. Nta numwe watungana ku buryo Imana yamubara nk'intungane ishingiye ku byo akora. Ntibivuze rero ko twakora bibi, ahubwo bivuze ko n'ibyiza twakora bitaduhesha uko gukiranuka, cyangwa se ngo biduheshe kugaragara imbere y'Imana dutunganye. Mu muntu habamwe ibyiza n'ibibi, ibyo ni rusange. Nubwo watekereza kuri mwiza kurusha abandi, ariko uribeshya. Umuntu wese agira ibyiza, ariko agira n'ibibi. Igiti twariyeho mu ngobyi ya Edeni ni igiti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'icyiza. Nta gashya rero umuntu akoze ibyiza, nta n'agashya umuntu akoze ibibi, kubera ko byose biri mu muntu. Nibyo, umuntu yakwifuza gukora ibyiza byinshi, ariko n'ibibi ntibibura. Nanjye nakwifuriza gukora ibyiza byinshi, ariko n'ibibi ntibizabura muri wowe, kubera kuri mwene Adamu. Niyo mpamvu Imana rero yatuboneye gukiranuka kuva kuri yo ikuduhereye muri Kristo Yesu. Yesu niwe waje mu isi arakiranuka byuzuye, ntiyakora ibyiza bivanze n'ibibi, akora ibyiza gusa kuko yari Imana yambaye umubiri. Ariko amaze gukora ibyiza gusa, noneho abikorera kugira ngo ngewe utari kubasha kubitunganya gutyo abinyihere nk'impano. Iyo umwizeye rero ubona ibyo byiza yakoreye, kubera ko yabikoze ari umucunguzi wawe. Imana ikabikubaraho nk'aho ari we wabikoze. Yamara kubikubaraho ikakubara nk'aho uri umukiranutsi, ariko ku bwa Yesu. Si ibyo gusa, noneho n'ibyaha byawe byose byeze kuri ya kamere yawe, nanone Imana yarabifashe ibishyira kuri Yesu Kristo, irabimuhanira nk'umucunguzi wawe. Nanone igihano yari yaraguteganirije kuzaguhana, igihana Yesu, ko ari ukugira ngo nanone ibona aho ihera iguha imbabazi, itashingiye ko wazisabye, ahubwo ishingiye ko wabonye uguhanirwa. Kubera ko Imana n'umucamanza, ubwo ari umucamanza rero ntiyatanga imbabazi zishingiye ku marangamutima, ahubwo igomba guhana umunyabyaha. Yaraguhannye rero, ihannye Yesu mu cyimbo cyawe, kugira ngo uyu munsi nubyizera ubane n'Imana amahoro. Ibyo rero bizanaguhesha kuba mu isi uzi neza ko uzajya mu ijuru, kubera ko nta kibazo gifitanye n'Imana. Uzajya wambaye gucyanuka kwa Yesu Kristo nk'umwambaro w'ubukwe bwo mu ijuru, ariko no mu isi uzahaba utekaniye mu Mana. Ndagushimiye, nge mwavuganaga ni Emile Nshimiyimana. Neshejwe cyane no kuba nkugejeho kino kiganiro. Niba utarakana subscribe kuri channel yacu Ijuru Ntirikorerwa TV, wabikora kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byinshi tunyuzaho. Hanyuma wanadukurikira kuri radio Fine FM 93.1 kuwa kane saa 12 kugera saa 1, no ku cyumweru saa 12 kugera saa 1, cyangwa se kuri Country FM 105.7 kuwa kane nanone saa 2 kugera saa 3. Amahoro y'Imana rero abane n'imitima y'abizera Yesu Kristo none n'iteka ryose. Amen.